kuvuga ngo mpagera nasanze bamwambuye ubusa mu myanya ndangagitsina hose bari bahajumbaguye ibiti nta maraso yari ari kuhava umutwe bari bawubaze aho bagiye bakubita amabuye nabaye asa n'uwegura gutya aho nkoze hose nkumva n'ibijunagure by'ibisebe birimo n'amaraso hano ku ntoki kubera ko maze gukora ariko hari nakoze gutya numva intoki zose ziratira twe bawumennye amazuru n'amaso nyine yari yanganye gutya kuyamena imbere bari bayamenye imbere gusa sinzi niba babona igihano baha umuntu wica umuntu akajya no kumushu ntago n'umurambo banza barawushunjije yamaze gupfa kuko ibintu byamubayeho ntabwo byamubayeho atarapfa ahubwo yarapfuye baragumya barimeza barakubita uwo bari bafitanye ikibazo n'umwe wavuze w'umudamu bari bafitanye ikibazo mu minsi yashize avuze ngo ukwezi kwa kabiri ntabwo bizagera kuri 15 ngo atarabona ngo ataramwereka kuvuga gutyo ubwo nuwo ubwo yari nk'umu yego ni umwana wo kwa nyina wabo yego yari nk'umwana we yavuze ngo iki byari biturutse ku ki bari batonganye bafutundu kutukimbirana y'uko ngo yaba atwara imitungo y'uwo mugabo noneho birangira avuze gutyo avuze ko ku kwezi kwa kabiri kwagiye ashobora kutazakurangiza ariko amubwira yego mpageze isanga ntego ukuboko gutya sanga umuntu bamujonjaguye ntego ukuboko gutya sanga byose byarangiye umutwe bawujonjaguye amazuru amaso n'amenyo byose bari bamenaguye amabuye bagiye bamukubitisha arambitse aho ngaho hasi nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze mu bice byose muherereyemo ndabasuhuje wowe umeze neza ni byiza wowe utameze neza ndagukomeza mu isi niko bimera wowe umeze neza none ejo ukaba umeze nabi uyu munsi twagiye mu ntara y'uburengerazuba aho turi mu karere ka Nyamasheke tukaba turi mu kagari ka Mumbu mu murenge wa Bushekeri aha mu kagari ka Mumbu hari inkuru y'akababaro y'umubyeyi witwa Philomene ufite imyaka 45 wishwe urupfu rubi cyane nimvuga nti urupfu wumve urupfu rubi cyane aho uyu Philomene yakubiswe amabuye ndetse bagafata n'ibiti bakajomba mu myanya y'ibanga byakozwe ninde wishe inyuma y'ibi ngibi gusa mbibutsa ko mbere y'uko ibi biba hari umubyeyi wo muri famiye ye bari bafitanye ikibazo kuko ngo yari yamubwiye ngo ntago bizagera mu matariki 15 y'ukwezi kwa kabiri ataramwereka ese cyamwereka niki nibi yamweretse cyangwa nibindi reka tumenye byose dusobanurirwe nawo mu muryango tumenye ngo niki cyishe inyuma y'uru rupfu tubibutsa ko turi mu ntara y'uburengerazuba aho turi mu karere ka Nyamasheke tukaba turi mu kagari ka Mumbu muri centre ya Kigali niko bakunze kuhita amakuru twamenye saa yine nibwo bamamaga bayangeza irondori yamaye nari ngeze mu rugo nzamuka mpageze niyamaza nitanga raporo ku rwego rw'akagari kagana ukamenyesha umurenge ubwo nyine imbere yako yari yakoroganye igitindaho gatoya n'inzego z'umutekano ziba zirahageze ko byazigoye kuzamuka n'amaguru muhagera mwasanze ameze ate mwanya ari ibiki tukihagera twasanze uwabikoze n'ibi nyine yabikojeje umutima ndengakamere w'ubugome niko twabyita uko babona ko ari nk'ikintu bagiye bamuhondagura mu mutwe nk'ubuyobozi w'endeye byose ari amakuru mwase mukurura ya butiki cyangwa akabari yari arimo nta ntunganya mwasanze zari zabaye mwakitse ko ari ibiki ikintunganya cyari cyabaye cyo uko twakeka ku makuru twagenda dukurura ni uko bamwe mwabo twakekaga ku ikabari yari kunyweramo nyiri kabari aho yavuye bumva twagerageje kubafata n'abandi bari baciye muri iyo nzira bari kwiyo kabari yari kunyweraho nabo bagerageje gufatwa baravuga se ko bamubonye baravuga iki wenda gusa ubwo tukimara kubegeranya ntabwo nagiye kugira uko mbasha kuvugana nabo ariko se mu mudugudu hakunze urwo rugomo ni ibintu bisanzwe cyangwa namwe byabatunguye ntabwo ari ibintu bisanzwe natwe byadutunguye byayirukaga ndumva mu myaka yashize n'uwaraciyemo nk'imyaka muri 2017 2018 wegeze abakesi yindi nayo y'umugaride wegeze mu bacunga ishyamba wegeze ubwo ariko we bamusanze ari kuva ku nkengero za Nyungwe ariho bamutsinze nawe bamwiciye mukurikije uko bimeze murabona ni urugomo rwa rugamije bwambuzi cyangwa
ni urugomo rw'umutima w'ubugome uko nabibona, kuko ari ubwambuzi nakeka ntabyo yari atwaye. Yego, nabona ari ni umutima w'ubugome rwose. Yego. hanyuma se ababikoze wenda bo wabashije kumenya bamaze gutabwa muri yombi bangahe? Ndumva kugeza akanya ni 6 bamaze gufatwa. Yego. Nta muntu bari bafitanye wenda nk'ikibazo? Uwo bari bafitanye ikibazo n'umwe wavuze w'umudamu bari bafitanye ikibazo mu minsi yashize, avuze ngo ukwezi kwa kabiri ntabwo bizagera kuri 15 ngo atarabona ngo ataramwereka, nuko birangira gutyo. Yari wavuze iyo mvugo. Icyo kintu kiduha amakuru ninde, byagenze bite, byari biturutse kuki yavuze ngo iki? Yagiye kuvuga gutyo ubwo nuwo ubwo yari yego ni umwana wo kwa nyina wabo. Yego, yari nk'umwana we. Yavuze ngo iki, byari biturutse kuki? Bari batonganye bafite utuntu tw'udukimbirane y'uko ngo yaba atwara imitungo y'uwo mugabo, noneho birangira avuze gutyo. Avuze ko ku kwezi kwa kabiri kwageze ashobora kutazakurangiza. Ariko amubwira? Yego. Gusa se hari impamvu nyinshi zo kumukeka? Ubwo natwe twahise tumushyira mu wa mbere twabanjijeho kuza gufata. Ari Kamumbo, umudugudu wa Gahondo, umurenge wa Bushekeri. Hanyuma twamenye amakuru y'urupfu rw'umubyeyi wanyu, byagenze bite? Kuvuga ngo uriya ni na mama bahuye na kiriya kibazo cy'urupfu. Ko byagenze ejo yavuye mu rugo mu masaha aherera nka saa 12 yerekeza ku kabotiki kari ku gakabari kari haruguru, usanzeyo umugabo ari we papa. Ahageze umugabo we amusigayo, arataha arahamusiga, ariko amusiga hari abandi bantu bahari bo muri karitsiye bari basanzwe basangira banabana. Ubwo rero umusaza arataha arigendera. Muri karitsiye hasi muri santere hari undi muntu wari wahuye n'ikibazo cyo gukubitwa. Bari tumushungamiriye, umuntu araza arambwira ati ko ushungamiriye aha ngaha kandi na mama wawe atari neza, kandi mutambutseho ko mbonye yaviranye ko ntasubira kongera amaze no guhamuka. Araza ariko akaba yarambwiye ko yarabibwiye umutekano bitewe nuko nawe yari ari kwirukanka muri icyo kibazo cy'uwo muntu wari uri aho ngaho na mudugudu. Biba ngombwa ko nzamukana nkahagera. Mpageze isanga neguye ukuboko gutya, isanga umuntu bamujonjaguye, nteye ukuboko gutya isanga byose byarangiye. Umutwe bawujonjaguye, amazuru, amaso n'amenyo byose bari bamenaguye, amabuye bagiye bamukubitisha arambitse aho ngaho hasi. Hari mu masaha hagati ya saa 4 ziri kurengaho nk'iminota mike cyane. Aho niho byabaye, niho twatangiye kumubona, abantu batangira kuza baza. Bitewe no gahunda nari nifitiye rero, biba ngombwa ko hari abantu bagenda baza nyine bavuga ati si izindi nzoga byagenze utya, bisa bishaka kubyara intambara ho gakeya, ariko n'ubundi birangira bazihushuje. Inzego turangira guhamagara inzego zo hejuru, ziraza zihageze ziradufasha. Ubwo byageze mu gitondo bakiri mu iperereza ry'uburyo uwo mukecuru yaba yaraguye aho ngaho, ariko nta muntu twabashije kumenya waba bimufata neza ko ari we wamugenje gutyo. Mwese mukeka kintu wenda akabari yari arimo cyangwa butike yari arimo, hari intonganya zari zabaye ku buryo wenda umuntu yabihuza, mwembe mwaketse ko ari ibiki? Twe ni ukuvuga ngo uriya mukecuru yagwaga neza, n'abantu basangiraga nta bantu bamwangaga, nta bantu bagira gute, usibye ko gusa usanga nyine iyo hari ikintu kibayeho hariho umenya nyine uwamwangaga akigaragaza hariya. Ariko nta muntu twari twakeka kugeza aka kanya, usibye wenza abantu ikintu twabashije kumenya akabari yari arimo yaratashye, ngo hagenda ari umudamu uri kumwe n'umwana we, agenda amukurikiye, hagenda n'abandi basore babiri basanzwe ari nk'abarara muri karitsiye baza bamukurikiye, kugeza n'ubwo ejo bahise bakoresha inzego z'umutekano zihageze, ba gitifu b'umurenge na ba sedo batangira gutanga amarondo ko abo bantu bamaze gufataho amakuru, abanyakabari bamaze kubyivugira abamukurikiye. Abanyerondo bahageze babashije gufata umwe, undi yabuze. Muri abo ngabo basohotse bamukurikiye? Muri abo basohotse bamukurikiye umuntu umwe niwe wabuze,
guhera ejo kugeza n'isaha ntabwo aragaragara. hari ubwo se bari batonganye wenda Ntabwo bari batonganye ariko n'abarara baje bamukurikiye kuko n'ababitubwiye bari bavuye muri ako kabari bwa nyuma bahaciye basanga byabaye, ahita zaratubwira tangira kwifashisha inzego zo hejuru nyine nuko kuhagera. Polisi yahageze, umuhanda wari wabaye mubi, baje n'amaguru, ibinyabiziga by'imodoka byatangiye kuhagera mu gitondo babihamagaje, iperereza ryari rikomeje nyine, baraza umurambo barawegera bakora ibyo bagomba kuwukorera, niko kuwumanukana bashaka abantu bawuheka, batubwira ko ugiye ikibugora bakajya kuwusuzuma icyo umukecuru yaba yarazize cyangwa se n'aba baramukubiseho, ubwo ziraza kuza muri gahunda z'abaganga. wowe uhagera wasanze ameze gute? yari afite nk'ibikomere Njye n'uvuga ngo mpagera nasanze bamwambuye ubusa, mu myanya ndangagitsina hose bari bahajombaguye ibiti, nta maraso yari ari kuhava. Umutwe bari bawubaze, aho bagiye bakubita amabuye nabaye asa n'uwegura gutya, aho nkoze hose nkumva n'ibivunagure by'ibisebe birimo n'amaraso hano ku ntoki, kubera ko maze gukaraba, ariko hari aho nakoze gutya numva intoki zose ziratibuka. Twe bawumennye amazuru n'amaso nyine yari yanganye gutya, kuyamena imbere ho bari bayamenye imbere. bivuze ngo nk'umuryango murasaba ko inzego zikora akazi ababikoze bakabiryozwa? Icyo nicyo kintu cyabaho, gusa sinzi niba babona igihano baha umuntu wica umuntu akajya no ntabwo n'umurambo banza barawushunjije yamaze gupfa, kuko ibintu byamubayeho ntabwo byamubayeho atarapfa, ahubwo yarapfuye baragumya barinezeza barakubita. Ubwo rero ikintu njye nasaba inzego zibishinzwe, haramutse hagize uwo icyo cyaha gifata, bamusabira igihano gikakaye cyane, binabaye ngombwa nuko gusa bitajya bishoboka muri leta, nawe bamugenza nk'uko yagenze uwo mukecuru, uko agiye abantu bamukundaga twari tukimukunze, kandi yari agifite abana ari kurera, yari afite imirimo myinshi abashinzwe. Uwo mukecuru wacu rero nuko nguko byarangiye. harya bitwa Banyita Rukundo Vedaste. Njyewe nari ndyamye, umwana nyakwigendera barampamagaye ngo tumuhururire, nyina bamwishe. Turagenda, tuhageze kuko nsanga umubyeyi yarambaraye bahondaguye. Rero kubera ko mba naragiye mbona byinshi cyane, numvise nta kintu nabivugaho, sinabashije kumwegera, gusa nabonye haryamye hariya yaviriranye cyane, ntabwo ntihagire umuntu umukoraho, inzego nizo ziratanga uburenganzira bwite bwo kumukoraho. abo bantu se ngo b'ibihazi bakekwa cyane bimeze bite? kuki mubakeka bite? Ngewe ibyo gukeka rero ntacyo nabivugaho, ahubwo ngewe icyo nzi icyo nabonye nasubiramo. Cyakoze egizegitifu ahageze yavuze ati muze mbereke ikintu mumfasha. Turagenda tujya k'uwo mugore bavuga ko yamubwiye mu magambo, badutegeka ko tumuzana tukahamugeza. Tuhageze numva barambwiye ngo twongere tugende tujyane umuyobozi, batwereka undi muntu tujya kuzana, nawe turamubashyikiriza. Ni ayo makuru ngewe ifiteho. none se ntago wenda nijoro hari umuntu muri ako kabari bashamiranye? Ngewe muri ako kabari ntabwo nari nkari, nahaciye ejo nka saa 12 hari hakibona, ndi kumwe n'uyu mugabo kazungu, hari hakibona cyane. Ndagenda ariko nsigamo uwo mugabo warimo yicaye ahari, ndigendera ndamanuka. Ahubwo ntungurwa no kumva bambwiye ngo umuntu arapfuye. biravugwa ko hari uwamubwiye amagambo ameze gutyo. Nk'abaturage ubwo kuba umuntu yabwira undi amagambo nk'ayo bidateye kabiri, ibibazo nk'ibika birabaye, ubanza hari impamvu nyinshi zo kumukekaho. Ibyo ntabwo byabura ko ntabwo ikindi kintu kibyishe inyuma, kuko muri kamere yabo no mu misangire yabo, mu migendanire yabo, wabonaga n'ubundi ubona rutabanye neza, bashombana n'uwo mugore, bashombana cyane, bamaraga kunywa bashombanaga, ndetse kenshi nyina wabo yakekaga ko yaba amutwarira n'umugabo. Ibyo bintu byo babipfaga kenshi mu kabari. Ni ukuvuga ngo umwe yakekaga ko undi atwara umugabo. Aba ati kundira umutungo bite. Ibyo byo rwose babipfaga. Nyakwigendera abwira uwo mwana wa nyina wabo, wa mukuru we. Ese ngo yamubwiye gute? Yakoresheje aya magambo? Yamubwira sinari mpari. Ariko wumvise bavuga ko yamubwiye. Ibyo nabyumvise, none niho babivuze. Umwana nyakwigendera nibwo yavuze ngo uyu mugore agihagaze ahangaha, uwo dukeka, yabwiye mama ngo nguhaye ukwezi kwa mbere kuri 30,
niyo byo mvuga ni iby'umwana nyakwigendera yivugiye abibwira n'abuyobozi, arababwira ati uku kwezi nigushira kwa mbere ukwa kabiri ntabwo uzagera ku itariki 30. Ibyo byo mana nibyo bintu bavuze bigira sedo rwose tukihagera. Icyifuzo cyanyu nk'abaturage nyuma yo kubona ubugome bumeze gutya, ubundi abanyarwanda bigisha kubanirana neza nta bintu by'urugomo nkuru, ariko bino byo birarenze nkurikije uko mubivuga, murasaba iki inzego zishinzwe? Ibyo rero biriya bintu icyo twasaba turabona biturenze pe. Inzego z'ibanze zigomba kubikurikirana, haramutse hagizeho bifata rwose biriya bintu akagomba kubiryozwa akabihanirwa rwose by'intangarugero. Mwakoze. Nitwa Jean Paul Ntwari, umuyobozi w'umurenge wa Rushekeri. Nk'uko mwabimenye rero ni akagari ka Mpumbu, umurenge wa Rushekeri. Twagize ibyago nyine tutakaza umuturage n'ibyo wishwe, tutaramenya kugeza ubu abamwishe. Numva hejuru ku bitaro bya Kiyogora inzego z'iperereza zirimo zirakurikirana ngo turebe ko hari amakuru twamenya cyangwa twamenya abagize uruhare kugira ngo babiryozwe. Ni amakuru wenda mwamenye ryari, mwahise mubikoraho iki, ibyo byose mwahageze? Mwakoze. Twamenye amakuru mu ma saa 5 ashyira saa 6. Nibwo twamenya rero tukiyamenya, urumva ari igikuba, ari inkuru mbi. Twese tubyutse abayobozi bagenzi bacu, tubwira n'abandi batuyobora, tubabwira ikibazo cyabaye, hanyuma twihutira kujyayo kugira ngo dutabare abaturage. Wishwe ninde, ari mu kigero cy'imyaka ingahe? Hanyuma kugeza ubu abakekwa ni bangahe gute, cyangwa se ni izihe mpamvu zo kubakeka? Wishwe ni umubyeyi mu kigero cy'imyaka 45. Abakekwa rero dushingiye ku makuru y'abaturage hari abo twabashije gufata bakekwa, ariko iperereza nyine rigikomeje, ubu ubundi ubugenzacyaha buzatubwira ibyo ari byo. Baravuga ko hari uherutse kumubwira amagambo asa n'aganisha cyangwa se umuntu yahuza n'ibyabaye. Nibyo koko namwe aya makuru mwayabonye, mubivugaho iki kuba umuntu yabwira undi ati ntuzambanaho kandi kuko bugacya bikagenda gutya? Twabyumvishe natwe ngira ngo, ariko icyo umuntu yavuga ni uko turi kumutwara kumwe n'inzego z'iperereza zibishinzwe z'ubugenzacyaha, numva twazirikira akazi kazo kubikora. Abamaze gutabwa muri yombi ngo ni bangahe? Kuri iriya kesi ni abantu bagera kuri 3, nubwo hari n'abandi bari bafite imyitwarire mibi nabo bafashwe kugira ngo nabo bakomeze kugirwa inama. Ariko n'uwo nguwo wavuze ayo magambo nawe ari mu batawe muri yombi? Inama muha abaturage yesi ko mudahwema kubabwira muti nyamuneka musigeho, binashingiye ku mateka igihugu cyaciyemo, ubundi abantu bakaba babyumva neza bitanarinze bitwara n'akazi kanini cyane. Ni iki mubwira abaturage nk'inama? Icyo tubwira abaturage ni uko igihe hagize umuntu ukoresha amagambo mabi, ariko cya mbere ni uko tubabwira ko bakwiye kubana neza, bakwiye kubana neza, bakwiye kwirinda ibikorwa by'ubugiranabi ibyo ari byo byose. Uko byagenda kose dufite inzego zibishinzwe kandi dufite ubushobozi, buriya abakoze ibyaha bazamenyekana kandi bahanwe. Icyo twagira inama rero ni ukwirinda ibintu by'inzangano biganisha ku n'izindi by'urugomo. Hanyuma ikindi tugira inama abaturage, mu nama dukorana nabo cyangwa mu buryo begera ubuyobozi bwabo, tuba duhari umunsi ku munsi, bumvisha amagambo nk'ayo, kuko ariya magambo nk'uko namwe mwayumvisha hari bigeze batubwira, iyo batubwira cyangwa twumvaga ko wenda n'umugabo ushobora kugira amakimbirane yo mu miryango, ubwo ibyo byose n'ibindi biri mu gukurikiranwa, numva twagira inama abaturage gutanga amakuru hakiri kare kugira ngo dukomeze icyaha kitaraba. Kwirinda ibyaha bwa mbere, kwirinda ingeso mbi z'inzangano, hanyuma ubwa kabiri tugatanga amakuru ku gihe igihe hagize ikigaragara kugira ngo ubuyobozi bubone uko bufatanya n'abaturage gukora ibyo. Yego, asante sana. Murakoze.